Shalom, turashimira Imana iri kumwe natwe kuri uyu munsi wa 331 muri uyu mwaka w'2023. Ishimwe ni ry'Uwiteka. Intambwe nshya turayitejwe nanone. Reka umuco wa Kristo ukurimo ukuganze uhinduka urumuri ku bandi na ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 5:16. Niho turi, niho Imana iri kuvuganira natwe. Uyu munsi rero iri somo rito tugenewe turyumve kugira ngo Mwuka Wera akore icyo agambiriye gukora muri twe. Mu busanzwe icyanga cy'ibiryo kimenywa n'umuntu wariye kuri ibyo biryo, wagize amahirwe yo kubitestinga akabyumva. Ariko nanone impumuro y'ibiryo nayo ishobora kuba imwe mu mpamvu zishobora kwemeza neza ko ibyo biryo bishobora kuba biryoshye cyangwa bitaryoshye. Ariko nanone impumuro ishobora kubeshya bitewe n'aho ibyo biryo biri. Hari igihe aho byatekewe cyangwa aho byateretswe naho ubwaho haba hafite impumuro yaho runaka. Noneho ya mpumuro y'aho hantu runaka igahura n'impumuro ya bya biryo, bikabyara ikindi kintu ku buryo uhumuriwe yumva nawe ibyo ahumuriwe bitari byiza, ariko atari uko ibiryo bibishe, ahubwo ari ukubera aho biri. Bikarangira bya biryo bishobora guhabwa irindi shusho cyangwa indi nyito, ariko atari uko ari bibi. Ukibaza ngo ese kuki ibi biryo byatetswe neza ariko bikaba biteretse ahantu hatari heza? Impamvu rero bimeze gutya, ubuzima turimo tugira icyo twita reference point, itangiriro, urwanzikiro, isoko, imvano, aho ikintu gituruka, itangiriro ry'ikintu, isoko y'ikintu, aho ikintu cyanzikiwe, ni hehe wanzikiye utangira gukora icyo kintu. Ubuzima rero bw'ibi biryo byiza ariko biteretse ahantu hatari heza biradusobanurira ngo ubuzima bamwe natwe turi gucamo mu busanzwe ntabwo uri mubi pe, mu busanzwe ukora neza, mu busanzwe uvuga neza, ariko ahantu uri, ahantu wahuriye n'abo bantu niho hatuma bagenda bavuga ko utari mwiza, bavuga ko udashobotse, bavuga ko nta n'icyo wabasha, bavuga ko nta n'icyo uzigezaho, bavuga ko babonye nta n'ikigenda, bavuga ko bamaze kukubona, ibyo uvuga byose ububesha. Ntabwo ari uko uri mubi, ntabwo ari uko nta cyiza kikurimo, ntabwo ari uko bitakunda, ntabwo ari uko utabishobora, ntabwo ari uko utagerayo, ntabwo ari uko utabikora neza, ntabwo ari uko utatera imbere, si uko utazamuka, si uko utatanga ibitekerezo bizima, ntabwo ari uko uri umuswa, ntabwo ari uko uri umunyantege nke, ahubwo ahantu uteretse zone bagusanzemo yagusobanuye ukundi. My God. Ariko nubwo bimeze gutyo, nje kugutangariza ngo ntabwo ari aho birangirira. Imana irakomeye. Iteka iyo uri ku itangiriro ntabwo wagaragaza icyo ukora, ntabwo wagaragaza uwo uriwe, ntabwo wagaragaza intego ufite, ntabwo wagaragaza ubushobozi ufite. Nta muntu wakumva, nta muntu wabigusomamo, nta muntu wakwizereramo. Iteka umuntu wibona mu ndorerwamo n'uwayirebyemo. Nubwo uri indorerwamo, nta muntu ufite igitekerezo cyo kukurebamo. Ese indorerwamo tubaye tutayirebyemo twayibonamo gute? You are just getting the reference point.
itangiriro ntacyo rivuze kuko ntacyo rigaragaza. Igihe cyose Nowa arimo abaza inkuge, nta gaciro bizagira igihe imvura itaragwa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo urwo rumuri umaze iminsi usevinga, wingingira abantu gukorana nawe, wingingira abantu kuguha umwanya, wingingira abantu kugutega amatwi, wingingira abantu kumva ibitekerezo byawe, wingingira abantu kumarana nawe akanya, wingingira abantu kubana nabo, ahari uri kubamarira umwanya, ahari inkuru zawe zirimo zirababoha, ahari barambiwe amagambo yawe, ahari ibitekerezo byawe barabirambiwe, ahari barambiwe ngo uburyo uvuga, barambiwe n'uburyo ukora, barambiwe uburyo ngo witwara, barambiwe byinshi. Ariko n'ukuri kwitangiriro, naho urumuri Imana yagushyizemo ruraza kwaka, ruraza kwaka. Ntucike intege, ntunanirwe, ntucogozwe, ntuvanwe mu byizerwa. Urwo rumuri Imana iguhaye rukoreshe, ukomeze umurike kugeza igihe abari mu mwijima bazakwishakira, kuko Imana ikoze ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Data urakoze kubw'iyi ntambwe nshya mu buzima bw'umwana wawe, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.